Yesu Kristo mwari wanjye. N'undi musore mu buriri. Mama ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye abiri. Kigera turkwasa. Mama. Yes ndagukubise. Ndumva aho kuntu akayaga kaje hano wagakonje urumva mbese hari imbera byombi. Ndumva twagiye nko mu yindi si turasa nk'abigereye muri Eden. Usko nabyibagiwe n'ukuri. N'ibiti byarakuze. Eko mara sinabona ikintu nakubwira ahubwo mbere yo kugira ngo tubikomeze mbwira kuki fiancé wataje kutwakira mu kibuga we. Where is Pamela? Where is Pamela? Pamela ntabwo yari kuza. Kubera? Ntabwo yari kuboneka. Excuse you. Niki cyatuma ataza kunyakira hangaha? Ibyo biboherega ntabwo abantu bose bahorana gahunda zimwe. Gahunda kukinazi ejo hazaba yinjiye muri famille yacu. Twaramugize umukwe umukazana wacu. Ntazi kunyakira ni nyirabukwe. Gute? Mama ibyo ako se we nawe usigaye nwerera no mu bantu. Hano ntago banywera mu bantu warubizi. Nugira ngo ni ibyiyo ngiyo irwota amasimbe ushobora kunywa ugira hano no. Dore byaramutwaye. Bari nk'abazungu neza. Ese babe ngarutse iwacu kugira ngo bamareho amahoro se bambuze. Okay. Sunde wazabiretse ko unyegere na muratangiye gushwana imbere ya musaza. Do abangaba rero bashwana wagira ngo kumugani umwe ni mukuru wone kandi uyu niwe mukuru ugakurikiraho n'uyu nguyu agakurikira akababucura. Mushwana kubera iki? Abihorera ubwo mpari nzamba. Okay, nyibwire reka twongere dusubire mu bindi. Ni gute umuntu dushaka kwinjiza mu muryango wacu ataza kutwakira? Imyaka yose ishize hafi 5. Mama hari igihe umuntu afite izindi gahunda kandi adafite ukundi kuntu yahindura biko byanjye. Nje ariko ntago nishimye. Bro. Nta kintu Pamela yahugiramo cyamubuza kuza kwakira nyirabukwe na muramukazi we. Kira gicucu ntago kihari. Ni gute umbwira ngo Pamela yabuze umwanya wo kuza kutwakira? Kihore kirasa ubundi kimwe mubwira ibintu by'ukurakanga. Data nyibwirira rero. Hanyuma abandi bantu bazaza bakatwakira tukishimana tugatembera gute tukagira mbwira. Ariko umenye ntago nishimye ko igihe icyo ari cyose nzagendera. Nzabimubaza impamvu atigeze asa. Yewe hubwo ejo nimbona akanya muzamerekeze tujyaneyo. Ubundi reka ibyo ngibyo abari wanabyisobanura. Akubundi bro. Reka nkubaze ikibazo kimwe. Uba wibagiwe ko ari we muzungura muri uru rugo. Uba wibagiwe ko ari wowe ugiye gutera ikirenge mu cyadadi wacu. Nese wigeze ubona umuntu uzungura nta mudamu afite mu rugo? Akundi iryo tegeko n'indari. Zani cyana mwana zani cyana cya Pamela gihiye n'ibinyashi. Zani cyana bro. Sorry. Mbwira si cyo amahere umwana sibyo. Hako usigaye ugira amahane, usigira n'amahane n'imbere y'abantu koko. Uko kugeze mutangiye. Mami ntubibona. Oya byarangiye. Mugira urindiriye. Amafaranga arahari mami. Nta kintu na kimwe tudafite. Uriya mwana ava ahantu hasobanutse, ava mu muryango usobanutse. Ni iki kibuza bro kuzana umwana ngo yicare hano bite byawe ariko nicyo kituzanye reka turetse tubikora. Ntago bitwara gushuka. Nikakiga cy'ibintu bakabyumvikana bakagenda biseka. Ako nyamara mwamaze kujya hanze mwabaye nk'abazungu ibintu byose mu ngo iki mwihutisha kubera ko urugo ntago ari ngombwa ngo urwirukanyire ngo nuko ngo ashaka kuba umukuru w'umuryango. Hanyuma twebwe tukaba twaje gukora iki ahangaha? Nise mama nabyihutisha akazashaka umugore wenda utari mwiza cyangwa udashobora. Uwo tuzi n'umwe ni Pamela. Ntongere ukige kintu uvuga. Cicika aho ngaho.
rata nyibwirira rata okay ko waduhesheje Dukora hanze ibyo ko ukora, reka twakomeje guha- kwicara hano reka bimeze bite ni hano uri butwakirire Nashaka karibu nuko mwashaka kubanza kureba hanyuma umuzamu wamubwiye ngo agire hejuru Yeah. anegurire cya cyumba cyo hejuru n'ibintu byanjye niho yabitwaye kandi na waretse ko n'ubundi ari we wagumye muri ibyo bintu byawe no biriya bitabajya bijugunya uzi ko kariya ka half life ariko kaba karyoshye mama ujye ubijugunya ajya binywa wenyine nzakibuna mani ukuntu kiba kimeze gengana nawe uyu nguyu rero kangusetse ni wagira ngo hagarara hano ngwino hano hagarara hano dore kugira amahane wagira ngo umva ukuntu rero bimeze baratandukanye uyu neza neza wagira ngo nk'umuzu iyo bari ibiye nta nubwo wagira ngo baravukana uyu we yakomeje kuba wamurokora umeze utyo kwiyicarira gutyo kugira gute dore akangaka ukuntu kigize nk'abazungu mami ahubwo nyibwirire ureba habonye iburayi ni heza umva nkwifuje kuzazayo twayireba ukuntu mama asigaye ameze asigaye yambaye ipantaro yabaye oya mami ni icyo twayibonye Louis bro that's my mom umuziki oya ukuntu atangiye umuziki mama ntubizi yuko nkunda amafaranga none uzi ibintu nakuzaniye hariya uzi imyenda nakuzaniye hariya imyenda inkweto ariko ni heza mami atarabonana na ataratuzanira kamera nta kintu yemerewe guhabwa ubundi se wowe ibyo nanjye gift zanjye nazo ntabwo ari wowe bimuha ibitabi by'iwawe n'ibiriya bitabo Tucu muze hano baze sige mbagaburiye mbone kujya kurangura gatereke hariya kuntuza ku mashyiga ugashyizaho ku buriri shyira hariya ku mashyiga gatanduza banguka ariko natinze ibijumba rero ni bikeya sibyo ibi ngibi nibyo ngiye kubasigira mbanze simbuke njye kurangura murasigara ku rugo ubundi mugende mbashakire ko hari ikindi turya tubanze duha Imana icyubahiro Mana yacu turagushimiye cyane nyagasani nyir'icyubahiro turagushimiye kuba tubyutse amahoro nyir'icyubahiro turagushimiye kubwira ifunguro waduhaye nyagasani turagusabye ngo ugeze kandi ubihumanure nyir'icyubahiro nyagasani nk'iyi ntambwe njya gushakisha ndakwinginze Mana ngucire inzira ubikore byose nyagasani Mana ukureho ibibi byose ndagushimira byinshi wagiye unkorera ndagushimira byinshi aho wankuye ndagushimira ibyo ugenda ukora Mana nyagasani nyir'icyubahiro ngenda umwana w'umuntu ntacyo nshoboye nicyo nakimarira nkweretse urugo rwanjye nkweretse n'abana banjye nyir'icyubahiro Mana ni ukuri ngusabye nkwizeye mu izina ryawe rihambaye amen icara aho ngaho banjye ntabwo bishyushye ashobora kucyo ntukajye mujya muhagaze kujya muhagaze n'ibi bicare hano kucyo kirashyushye none turagira ngo bigende bite twe ngende kugira ngo ngire va kugira ngo musigare ku rugo asigarana umwana ntuzereye urumva kandi murebe ziriya nkoko zitaza kurya ariya masaka nasize hariya nayo yanitse hariya mu gikari ndaza kuza kujya kuyashesha dukore igikoma uba kandi wowe umwana nawe ukarabe ntabwo ndi butinde nimba kurangura imbere yo gucuruza ndaca aha ngaha gucu
uje kuryama sibyo mwatinze igenda utinsire mu nkono murebe neza urugo nagira umuntu winjira ngo agire ikintu atwara ngaho genda mujye kuba mwicaye mu nzu ndahaje ntabwo ntiwe Usko nakurakariye nakurakariye Gutose mama ngo koko inze ku kibuga nayo niteze yuko ugomba kunzanira indabyo ngomba nyine kwishima turi kumwe ngiye kubona umuntu kuko ntabwo uje kubera iki Pamela akunda surprise ariko Pamela ntabwo amumenye oya ubu yari kugusanga mu rugo akazana izo ndabyo akagera noneho mama ntabwo uzi uko ibintu bimeze umuhungu wawe yaranyanze anambwira ko namwe mutakinkunda mama mbura aho mpera nza kukureba ndavuga se ninza kukureba nkababangamira ahubwo mu by'ukuri ndacyagukunda kandi Pamela wibeshyera Vigita akwanga gute kandi yaratubwiye ko afite Zena umwana wanjye ko numva ari ikibazo ngaho mbabere mbwire Victor niwe kubwiye yuko twe twakwanze none ntabwo mugikundana ntabwo tugikundana yaranyanze yambwiye ko namwe mwanyanze niyo mpamvu naje kugusura batubeshyere reka use twaba dukanga tukagusura nese utuje tuzanwe n'ikihano mama nyine mwe murankunda kandi nanjye ndacyabakunda Victor ikindi ndacyamukunda igihe cyose azaba we yumva ari tayari ndahari mama ndarengana Victor yarifasha aranyanga ntabwo nzi ngo yanyangiye iki gusa mwumve ko nyine tutakiri kumwe nose wakoze iki ngo umukobwa urambagizwa ugomba kwikundishwa ku muhungu yarakubwiye ngo uretse kumubaza ibyo ndagira ngo mbanze mubaze we Zaina kuswa ari wowe usigara nahangaha ibi ngibi urabizi ibintu urabizi ntabyo narinzi ntabyo narinzi none se uriya muhungu wanjye yambwiye ko afite ubukwe yambwira ko azazana ngo akatwe ngo ni wowe uburo mu gihe wari utaraza hanyuma hari undi mukobwa utekereza ashobora kuba afite mama naba nkubeshye njyewe yaneye ibintu nyine okay uyu mwana baramurana mbabarira umbwire ku mwana wanjye hari umukobwa yigeze azana mu gihe wenda ndiyo umusore witonda umusore ugira ikinyabupfura umusore wambwiye ngo ategereje nyina ngo amwereke ubukwe ntabwo Victor yakora ibi ahubwo ko cyumubeshyira imbere ya ngo utekereza kugira ngo aba ari ibyo nzanwe kumva mbese ibyo bintu mu matwi yanjye aricyo kinzanye oya ntabwo Victor mama Victor yaranyanze ahubwo okay kuko niki mwapfuye natubwire ntudushije turabaza wimisha ni umwana wanjye mfite uburenganzira kumbwira ngo wakora iki wacaha wanyura gutya byagenda gutya ntumbwire ntabwo nakubeshya gusa ikintu nakubwira uzagenda umuganirize kandi umubwire ko njyewe ndacyari tayari igihe cyose bazaba ari tayari kuko sinzi ngo byagenze gute yaridumukije gutyo arakubwira ati sinyibukeneye mu buzima bwanjye nanjye ubu tuvugana mama ndi mu mayobera byarangiye Zaina akumva ni iki turi bukore ko nidushaka tugomba kujya no mu bakiza mu gakondo bacu nkabaririza umwana wanjye hari umugabo nkamenya ikintu ukuntu yashobora kuba yarabaye hari umusaza nzi uba kwijwi bakubwiye n'iki Zaina urabona ndi umwana habwiwe n'iki ni umumama w'inshuti yanjye wavurije uyu mwana bari bararoze yarataye ubwenge ameze nk'umusazi ndamuherekeza tujye kandi umwana ubu yarakize Victor rero nawe baramuroze nta buzima hano icyo ntabwo ari ikibazo kumva ngiye komeza unkundira umwana ndagenda nicane nawe mubwire mwigishe mwereke ibi nimba ari n'ibyo bamuhaye arabiruka ariko Victor tugomba kumuvuza niba umwana yikora agafata fiance we umukobwa bafitanye ubukwe nzi nanjye nzi neza bahoraga bari kumwe batelefona buri mwanya hani sweet ati ibintu n'ibiki urumva yakwikora n'ubuzima bwe bwose akanga Pamela aha umuhungu wanyu muzamuvuze ko nanjye byaranshanze narabize ndihanagura nitumuvuza uri tayari kumusubirana suvuga ngo ni tayari njyewe navuye iyo muri Amerika nzi ko agomba kurongo uyu niwe mukazana wanjye nemera kandi
nanakunda Nose niba hari nta wundi nzi kidobye. ntabwo byakunda Rega ashaka kuza uko byagenda kose nkiriho ntabwo byakunda ibyo byibagirwa niba ari ibyo wamuhaye ijwi tuvuze umwana ibyo byo wamutegeka se adafite ese ubundi si wowe wasigaye n'ahangaha kuki utamuvuje ukimara ntabwo nabonaga ibyo bintu ubu nibwo ntunguwe nibwo ntangire gutekereza kure ndavuga nti Victor nta buzima afite ubu wari gusanga naranamuvuje umwana ni nyina koko ariko rero ntundenganye mwana wa mama ndakubwiza ukuri Victor uzi ukuntu ni wowe undererera buri cyose njya kuviriya ntabwo wigeze umbwira yuko bigeze batandukanye ntabwo ibyo nari bimenye none nanjye nicyo gihe mbimenyeye kure mu Victor murandenganya n'ukuri ariko niwe wiranwa nawe rwose n'ibyari ntaguhaye amakuru wamuhaga amakuru umbwira ko ari inshuti none si ibyo nigeze mbimenya kuki utigeze ubibwira ariko mama reka nkubwire ni ukuri ari ibintu muvuzeho mu kanya numva nibyo Victor ambwira biriya bintu ankatira naramurebye ndibaza uyu ni Victor uri kubimbwira cyangwa n'undi muntu mama nanjye nibaza ko Victor bamuroze ahubwo mubikurikirane ni ukuri none kuki utabibwiye Sedati kandi ari muba muri kumwe ntabwo ibintu nk'ibyo umuntu abyihererana yes mama ntago nabitekereje guhita mbimubwira ariko mu by'ukuri nanjye abimbwira ntago nabonye ko ari we gusa ikintu nababwira nyine nabibabwiye igihe cyose we muzamuvuza akaba muzima kuko si we ashobora kuba afite n'ikindi kintu no wivuga ngo ibi gutya ibyo byo tuzabikurikirana ahubwo wowe inshingano zawe nizi kuko ongera umukunde nkuko wamukundaga mwandikire message nkuko byabaga ngwino dusure ngwino umusure sibyo yewe tuguhe n'umwana wanamutekera aho wagira gute ibyo akunda urabizi mama nawe we namubwira ngo aze kunsura ngo bikunde ahubwo ngewe kubasura byo kwame wumva nkubaze Victor avuga biriya bintu wabonaga ababaye arakaye afite umujinya wamurebaga mu maso ukabona arabivuga nabonaga afite umujinya ariko njye sinamenya nta kintu na kimwe mushaka kuba mwarapfuye mukantisha njye na kintu na kimwe nzi twapfuye nta na kimwe habe na kimwe sawa gahunda no kumuvuza yewe turabikora yaburetse mwitagira kumbwira umwana wanjye ko ashobora kuba afite ikibazo nanjye tutagabimenya nari narishyizemo ko nabonye umubyeyi mwiza okay niyiziye umwana n'uwanjye ndabikurikirana cheers cheers guys cheers sisi cheers to us mbabura rero ukuntu bro asigaye angana singukoze ikigaragara wanywaga igikoma mu gitondo na saa sita nijoro wowe ariko muri abana bawe siko mwari duhishe ibanga ry'uko igikoma kiryoha bro what usiganywa igikoma nzi igikoma n'icyo ngicyo kunywa nawe icyo ni igikoma muri kumwe kandi yajyaga duserereza ngo nabona n'ibikoma ngo sinabyaye sindi mu biriya bintu n'ibyo umuntu utazi nutrition ariko umuntu uzi nutrition aba azi ngo igikoma kirimo iki kirimo cyavuze akambabwira ndi kubona gutya turi ko nicyo kintu cya mbere kinshimira akabara dutomoye ariko bro natwe turi nawe tuba twumva twishimye ahubwo tutararenga nagire gira utuzarira umukazana noneho umukazana se muramukaza mvikinaje nigize umubyeyi ngo nkurusha ikinyarwanda ukanse kukabyanga bro yabasubye ibintu bikibyo umuryango waguke of course ngende umunyarwanda kazi wadusuye turashaka muramukazi bro umuryango waguke ubyare tuba abantu bagari ugira ikibazo nzamubaza cyana kirahari cyana gihiye yego Pamela wanjye sha umva none ukuntu mukumbuye ese ubundi ni gute ataje kutwakira uravuga abantu ukavugamo na Pamela Pamela excuse you umukobwa w'umusinzi nkuriya ntabwo aba mu buzima bwanjye niba hari n'ikindi kintu wari wamutekerezagaho cyangwa muteganya kibagirwa bro are you dreaming or what no I'm not dreaming ariko brother ngenda kumva nimba warasanze ari umusinzi yes uriya mukobwa ni umusinzi ntabwo nagushishikariza kuzana muramukazi wanjye w'umusinzi n'ibindi byinshi umuntu ataba ashaka kuvuga ubu ngubu arashaka ko bazajya bararana mu kabari basindana banywa amayoga noneho reka ngiye gusobanura umuntu usenga akahita amubita nawe ubundi
kuki wahiye wawishanuye watuzajya turana mu kabari. How can you call Pamela a drunkard? How? Yes. Because she is. Seriously? Yeah, kandi sinakubeshya njye ntabwo iri kumwe nawe. Mfite undi mukobwa mushya usenga ubaha Imana utandukanye n'iriya mico yiwe yo. Wow, bro, wabonye umuntu usenga ndagushyigikiye nimba asenga n'uwo nguwo ugomba kumera muramukazi. Ntabwo njye nyine muramukazi uzajya usinda ngo aguteshe umutwe. That's how it is. So, bishatse kuvuga ngo njyewe ushyize mu gatebo. Nibikimwebwe. Mami karimo karanyita ngo ndi umusinzikazi. Ariko si kuyi mushonda. Kabo. Oya, mureke. Toi, je vais discuter avec toi, idiote. Viens. Viens, maman. Viens en dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Dash. Yes, mami. Wanshinze kazi. Kugira ngo ashaka umutsinzi wigusinda. Umusinzi se urazimugurira warazimugurira amaherwe. Hari inzoga wari wamugurira wowe. Ko kameze. Karonka none iki ukimenye uyu munsi. Atari Pamela nta n'undi uzinjira muri ubu rugo. Nisuzubakira bro ngo nuko ngo ari inshuti Ni yawe. bro wanje ndamukunda kandi nzi ibyiza bimukwiriye. Urumva uve muri ayo mandazi yawe ngo sinzi. Atubwiye yuko yabonye undi usenga. Urabikora iki? Usenga. Abwe n'iki ko asenga se? Bahuriye mu rusengero. Bahuriye mu rusengero. Ntago azinjira muri uru rugo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Uri umusasi cyangwa? Ni gute wagiye kubwira Pamela yuko twebwe tumwanga? Ni gute? Mama njyewe? Wowe. No. Mama ntabwo ari njyewe. Ninde? Nuhetse? Okay, mama reka ngusobanurire. Njyewe ibyo ntabyo nigeze mbwira Pamela. Habe na gato. Ahubwo ikintu cyabayeho njye nifatiye Pamela ari kunca inyuma aryamanye n'undi musore mu buriri. Mama ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanjye abiri. Siba! Gegera turkwasa. Mama? Yes, ndagukubise. Ubwo urashaka kutarangura kugira ngo umuryango wacu ugire usebye. Reba abantu bose baje kugira ngo bitegurire ibirori byawe. Reba ibintu byose naguhaye nkaguharira. Umukobwa ufite ninde twe tutanamuzi. Ninde? Nise mama ubikosa ryanjye nuko namufashe. Mama niryo kosa ryanjye nicyo kintu gitumye mubi. Wimbeshya ntago wigeze umufata. Okay, ibyo ntacyo. Uramufashe ugize gute? Nibyo byahita bikubuza guhita urongora. Kuki utatubwiye mbere? Kuki utatubwiye mbere ngo nituze? Ayo ni amaco ntumbeke. Mama ntabwo ari ibyo ngibyo. Ari njyewe ndi kukubwira n'ibintu nimpagazeho narabyiboneye gutya n'amaso yanjye. Uyu muzamu ko nari nakubwiye ngo uzamuhereza amafaranga agenda ajye kwivuza. Uragira ngo azatwanduse twebwe hano inkorora. Ibyo reka tubireke. Hasoni. Mari kuri kundenga. No, ubukwe bugomba gukomeza. Imyiteguro tukayikomeza nta n'ikindi. Urumva? Okay, mama, fine. Yes. Reka twumvikane. Abantu bakuru reka no kumbwira gutyo nabi nkaho ndi umwana muto. Kamwe mu muntu uri kubwira. Uracyari umwana imbere yanjye bikubwiye. Yes, ntabwo mbyanze. Yes. Ariko umuntu urimo kubwira ngo ugiye gushaka ntabwo kamwe mu bakagombye kubwira gutyo. Ibaze nk'ari atubutse mu mukobwa. Aramaze umwana wanjye. Umuntu w'umugabo kubitwa na nyina. Oya. Umwana wanjye. Ngahumbwira. Ngukubita kubera ko nkwanze se. Oya. Nukubera ko unteye umujinya. Okay, mbabarira basi. Sibyo? Reka rero dukomeze ibirori. Sibyo? Mama. Hanyuma reka dukomeze ibirori. Rero tubikomeze. Yego. Nkuko byateguwe. Mwana wa. Ako muzamu ndumva none arembye. Nyine nakundi. Ariko ni udashaka kugenda je naramubwira. We zamu. Mureke twanze tuganire tubone kugenda. Mama. Njyewe bitahari. Uri tayari. Dukomeze gahunda. Tugiye kubikomeza. None ngiye ikintu nzakora. Ni inshuti zacu zose tugiye gukomeza kubabwira yuko ibyo byose byabaye. Mama ibyo ndabyemera. Ntabwo mbyanze pe ndabyemera. Yes. Noneho ikintu kimwe. Muzanyemerera mfata umwanya wanjye w'ijambo bapresent umuntu. Njyewe nta kibazo gihari cyo shaka no kugushyigikira. Wafata umwanya wose ibirori bizaba ari ibyawe. Icyo uzatubwira cyose tuzaba turi kumva.
sibyo mwana wa kane ukunda ndagukunda kandi ubimenye ko ndagukunda sibyo ndagukunda yego ndagushakira ibyiza kugira ngo ejo wo kuruha icyo ni icyambere kuko narushye kugira ngo nibura mube abo muri bo kugeza uyu munsi n'abashiki bawe mbabara ntuzankusoni ari bo uhagarariye umuryango papa we ntabwo yari ikigwari genda uvugane n'umuzamu genda muhereza amafaranga yayo ushaka yose ejo azajye kwivuza cyangwa mushake n'ubundi ntabwo ushaka inkorora aha ngaha muza muri urugo rwanjye watubambiwe uboshye wese gukubwira amaboko ni wowe mwami n'umukiza ni wowe ushoboye byose ni wowe se w'abapfakazi imfubyi n'abagaye Uwiteka Imana Yesu Kristo mwari wanjye iriwe Fani wiriwe tangana ntacyo bitwaye nta kosa wakoze ntabwo ari wambara cyane kuri mbabarira ntabwo nari nakubonye It's okay nta kibazo muri so yawe nta kintu bitwaye nta kibazo kinini turimo cyane kuri mbabarira pe It's okay bana bite Chris umva nta kintu bitwaye nta bintu binini byangiritse kandi ntabwo wari wambonye n'inkweto oya mu nkweto nta kibazo ntabwo byagiye reka murebere umuntu hasi wambaye ikigori mbese ubwo waca hehe ko kuri kujoreba amaso okay ntacyo ubu ndebere reka mpita nkuramo ishati yandemye bundi bushya yagize icyaremye kindi gishya amahoro numva mfite mbega umutuzo ndi kumva mfite nabaye mushya ndumva ndi kumva nabaye mushya ndumva nagize amakuru iwawe ndumva nashaka kuguma iwawe Mariya ashinze noneho hanyuma akaza agatunganya mama noneho akarwana na mama akadusohora hanze umunsi umwe yigeze kudusohora hanze noneho arangije ahagenda araduta noneho turi kumva tumukumbuye aragiye ntiyagaruka Ore. Umuri sibyo. Ntabwo muzongera kugira iruhuko cyangwa umubiri papa wawe. Sibyo. Ngaho mundebe. Ndabakunda.
kandi nzababwira mujya mwumva mukumbuye papa mujye mwibuka yuko mpari kandi nzajya mbakorera icyo mushaka cyose papa wanyu yakabaye bakorera sibyo kandi abakunda kunda humura ariko umva mubwira umwana mwiza kandi mwese muri abana beza nta munsi n'umwe nzongera gutuma mukumbura papa wanyu ngo murire aho atari ntabwo nzi ibyo arimo ariko ibyo ari byo byose humure nanjye nzaba mpari ariko mpa kucyemera ko abantu beza nk'aba ngaba babara bagaca mu buzima bushaririye nk'ubu ngubu abantu kuki ubyemera ko akira ariko nyine wihangane ntabwo wihangane nta kintu bitwaye muri muri kuganira Sorry. nta kibazo Nta kintu ubaye? Sana ngufashe. Ntacyo utanga ni wawe. Fami, umeze mute se? Inguzanyo akantu birasa nabi. Birasa nabi. Turashima nabi. Ngabayeho kaka. Amala gute? Msana konga. Zana niyo shati ya tonto yangu. Wayiretse se nkazayifata Kambanza. Iyo uyihorera se Werekanye ikirego umuntu akazayifata n'ubutaha. Nawe nazanagaruka nta kibazo. Kwihorera ngo twere kwigora. Baraho kapucuri nuko nyine. Reka turashimira Imana nta kibazo. Biya ndabona umuntu. Mwebwe se mumeze gute? Natwe turaho. Asibe kugeze. Yawe umeze neza. Ni ibintu bya hato na hato ariko ntabwo bihoraho. Nta nubwo bitinda buriya. Iyo ufite uriya muti wanjye buriya bitabyoroha. Ahubwo biri ikibazo. Ko nta numero yanjye ngira cyangwa ngo wabona uko uvugisha mu gihe byaba bikenewe ntabwo mvuze ko ari aka kanya ariko hari nk'abantu bishobora kuba ngombwa. Nanone ntiwamenya. Cyane nk'abana igihe nk'umwana agira gutya akarwara nka nijoro ukaba wamvugisha ariko ukumenya yanjye waretse nk'iguka ukayandika ukoreza biriya kucyumvugisha bibaye ngombwa. Se byari ngombwa sinaba nkugorera. Oya ntabwo ati nuko nta kundi navuga ariko nanjye nifuza ko wayifunga mu by'ukuri. Kana ndeba hano nayanditse. Wow, cool. Darike
wagiye kuyandika Ese byumva. kirahara ku idirishya hariya hano gatowe urazizi se aya 7 8 8 na none nta n'akabike mfite sizo namwereke hano tatuzandika ku rugi hano niho heza ndananze kwandikira ikibazo ngandika duto kugira ngo zikwirwe bazanditse 3 37 14 14 ikizandika neza 3 14 abasoje harabura umwe 14 gatatu kabiri harimo oya 10 wanditse kanga 0783 kumva 37 uri kumva 14 oya iyo kane ni itarimo iyi uraba iyo kane 13 kabiri gusa ntabwo muzazisiba uyu nguyu yanazifashe mu mutwe Pucu wazibonye fani benshi hano rero uko mumeze turaho nuko ntabwo mu by'ukuri ndi butinde nuko nayumvuze ngo mbarebe ntacyo nzahagarika Imana iguhe kandi urakoze ari ikintu nashaka gusa mu famiye yanjye hari ababaga hanze rero baragarutse rero nifuzaga yuko wabafasha mu kubitegura njyewe sinabasha kwitegura abantu babanje cyane rwose cyane oya nta bintu bihambaye ni ukumfasha kubishyira mu murongo kandi ndabizi ko wabishobora urangiye kubikubwira kuko mbikwizeye mwizeye mu bushobozi ikibazo nahanyarukira nkaza sahora kuza ubwo byemeye Imana iguhe umugisha ubu nzanye no kugushima byinshi wampaye nzanye nishimye dore uyu munsi nibutse byinshi Imana uri nziza wangiriye neza nibutse byinshi Imana uri nziza wandokoye byinshi nibutse henshi